Turabasuhuje rero, tugiye ku rutonde rw'abahanzi babaye trend muri uyu mwaka, bakoze ibikorwa biremereye kandi bakunzwe, tugendeye ku rutonde Inyarwanda yakoze, twe twabonye hari ibyo tugomba guhinduramo kandi ibintu bigende neza kurutaho. Komanteri, sheya, byose turabikeneye. Ni kuri Mr B i Rwanda, muri kumwe na Mr B na mugenzi wanjye. Uyu munsi nabwo tugiye kugenda dusoma umwe kuri umwe uko Inyarwanda yabikoze, dutanga komanteri natwe tugaragaza uko ibintu byagakwiye kugenda. Denis, wadutangirira kuri urwo rutonde ukadusomera kugira ngo tugende tureba aho duhuza n'Inyarwanda naho tudahuza, twe twumva uko byari bikwiye kugenda, tumaze gukora ubusesenguzi ari nabwo turagezaho Abanyarwanda. Umwanya wa 10 Inyarwanda yatetseho Symphony Band. Symphony Band rero ntago twebwe twayisanze kuri uru rutonde rwacu, kuko twagiye ku bikorwa bya Symphony Band, tutirengagije ko Symphony Band yitabiriye ibitaramo by'abahanzi bakomeye kubera ukuntu bazi gucuranga, yewe no hanze y'igihugu bagiye gucurangayo, ariko bagiye gucurangira abandi bahanzi. Kandi twe twashakaga kureba abahanzi bari trend ku giti cyabo, atari ukuvuga ngo yagiye gufasha. Symphony Band rero muri uru rutonde rwacu twe twayikuyemo, ahubwo twasanze ku mwanya wa 10 hagomba kuza umuhanzi Niyo Bosco. Niyo Bosco nubwo twasanze indirimbo z'uyu mwaka atarakoze nyinshi cyane ngo zibe mega hit, ariko ntitwakwirengagiza ko ari umuhanzi uri muri management nziza, wari uri muri management nziza. Ntitwakwirengagiza ko yavuzwe cyane mu itangazamakuru akagaruka mu matwi y'abantu. Ntitwakwirengagiza ko hari indirimbo nyinshi zasohotse muri uyu mwaka yanditse. Ntitwakwirengagiza stage ya Niyo Bosco, yakoze ibikorwa bye ku giti cye bifatika ku buryo umuntu avuga ngo Niyo Bosco hari aho yavuye, hari naho amaze kugera. Ku mwanya wa 9 hano bari bateretseho nyina Ariel Ways. Yego, nyine bo bari bamushyize ku mwanya wa 9. Twebwe rero ku mwanya wa 9 ntago ariko twabibonye, ahubwo twasanze ku mwanya wa 9 hagomba kuza umukobwa bita Bwiza. Bwiza yarakoze cyane, agira indirimbo zimenyekana hanze y'igihugu. Bwiza yitabiriye ibitaramo bikomeye. Twarebye indirimbo yakoze muri uyu mwaka, ni umwe mu bakobwa bafashe vora ku muziki nyarwanda. Ariel Bwiza twamuteretse ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 Inyarwanda yateretseho nyine Juno Kizigenza. Ahubwo ku mwanya wa 8 twebwe twahateretse umuhanzi bita Ariel Ways. Ariel Ways ni umwe mu bakobwa bakoze cyane muri uyu mwaka, agaragaza ibikorwa bidasanzwe, aravugwa mu itangazamakuru. Ariel Ways yazamuye umuziki nyarwanda kugeza ubwo n'ibigo bikomeye cyane muri uru Rwanda bikomeye byabonye ko Ariel Ways ari indi tara, bikamubita na kontari iremereye cyane, yakoze indirimbo ziri hejuru. Ariel Ways niwe twasanze agomba kujya ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7, yego, ku mwanya wa 7 bateretseho wo bita Afrique. Twebwe rero ku mwanya wa 7 ntago ariko twabibonye. Afrique twagiye tureba ibikorwa yakoze muri uyu mwaka, dusanga nawe biri hasi. Umwaka ushize yarakoze rwose, akora indirimbo agatunda abantu bakunze, ariko si yo muri uyu mwaka. Yakoze za rompe mu mwaka ushize, ariko muri uyu mwaka twasanze ibikorwa bye bitari trend ku rwego ruri hejuru. Twebwe ku mwanya wa 7 ahubwo twasanze tugomba kuhashyira umuhanzi wacu Imana yakunze cyane kuturusha, nyakwigendera Bravani. Ntabwo twakwirengagiza ko yatabarutse muri uyu mwaka, ariko atabaruka ari trend ku rwego rwo hejuru. Atabaruka asize hit ikomeye cyane, atabaruka akoze ibikorwa bikomeye cyane, amateleviziyo mpuzamahanga mucuranga ku rwego rukomeye, kugeza ubwo televiziyo nka Kanari ikomeye yamushyiriyeho n'umunsi wo kumwibuka. Bravani yari umuhanzi ukomeye, yari mega hit ikomeye cyane muri iki gihugu. Twe twasanze ari we dutereka ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 bari bateretseho uwo bita Niyo Bosco. Niyo Bosco ni umuhanzi ukunzwe cyane koko Denis, ariko ugereranyije n'ibikorwa Niyo Bosco yakoze uyu mwaka Niyo Bosco yasubiye inyuma cyane, kuko twagiye ku rutonde tureba indirimbo yakoze, tureba amahiti zagize. Uyu mwaka kugira ngo uzabone indirimbo ya Niyo Bosco yagize miliyoni views, twasanze ari ingume. Uyu mwaka nta kintu kidasanzwe Niyo Bosco yakoze, usibye ko yavuzwe mu itangazamakuru kubera
ikibazo yagiranye na management ye, ariko twebwe ku mwanya wa gatandatu twasanze tugomba kuhatereka Neri Ngabo. Neri Ngabo ni umuhanzi wakoze asohora indirimbo nyinshi cyane, kandi burya umuhanzi tumurebera ku ndirimbo. Neri Ngabo aravugwa mu itangazamakuru kandi avugwa ku bikorwa yakoze atari bifu, niwe twasanze dutereka ku mwanya wa gatandatu kuko yanitabiriye ibitaramo bikomeye by'i Burayi, buriya nabyo ntawabyirengagiza ku mwana nka Neri Ngabo. Ku mwanya wa gatanu bari bashyizeho Dorcas na Vestine. Ku mwanya wa gatanu rero naho ntabwo twemeranyijwe n'Inyarwanda, kuko Dorcas na Vestine twasanze tugomba kuzabashyira mu bahanzi ba gospel, kuko uru rutonde ururebye uko Inyarwanda yari yarukoze cyane, hajemwo sekira cyane kuruta uko harimo gospel. Twebwe rero twasanze Dorcas na Vestine tutirengagije ko bakoze cyane, ariko twasanze bazaza mu rutonde rw'aba gospel bakoze cyane, ahubwo twe twahateretse Christopher Muneza. Ni umuhungu wakoze muri uyu mwaka, akora mega hit nka ziriya zose mwabonye, yitabiriye ibitaramo bikomeye, akora hit ebyiri, aravugwa, akubita kambaka, kandi ubundi mu Rwanda bitajya bikunda kubaho. Niwe twasanze dutereka ku mwanya wa gatanu ku rutonde rwacu. Ku mwanya wa kane bari bateretseho Bruce Melody. Ku Nyarwanda bari bateretseho Bruce Melody, ahubwo twe ku mwanya wa kane twahateretse umuhanzi bita Juno Kiss James. Juno ni umuhanzi wakoze cyane muri uyu mwaka, yakoze indirimbo nyinshi kandi ziba hiti. Juno ni umuhanzi wavuzwe mu bitangazamakuru. Juno ni umuhanzi wakoze ibikorwa bifatika ku buryo nta munyarwanda utarigeze umwumva, kugeza ubwo akora n'indirimbo ya Nyasha n'ababa n'abasaza bakunda kuririmba. Twamuteretse ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatatu Inyarwanda yateretseho Bwiza. Ku mwanya wa gatatu rero twe ntabwo twemeranyijwe n'Inyarwanda, kubera ko Bwiza yego yarakoze rwose, ntiduhakana imbaraga yashyizemo we na rebo ye ya Kikasi, ariko twebwe ku mwanya wa gatatu twasanze tugomba kuhashyira umuhungu bita Chris Easy. Ni umuhanzi wakoze mega hit tutazi ahantu aturutse, araza arakubita abanyarwanda bose baremera, akora indirimbo bita Inani ba mega hit ku rwego rurenze. Twasanze ari we muhanzi ugomba kujya ku mwanya wa gatatu, yitabiriye ibitaramo bikomeye, nta munyarwanda utaramumenye, niwe twateretse ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kabiri Inyarwanda yari yateretseho Kenny Soul. Ku mwanya wa kabiri rwose nk'uko natwe twabirebye, twasanze Kenny Soul umwanya wa kabiri awukwiye, kubera ko Kenny Soul nawe ni umuhanzi mu bahanzi bakoze muri uyu mwaka. Izina rye rirazamuka kuruta uko yari ameze mu mwaka ushize. Yakoze ibitaramo biremereye, yaravuzwe. Kenny Soul yakoze collabo iri mpuzamahanga. Kenny Soul yewe no kuri Kiss Award bamuhaye igikombe cy'umuhanzi w'umugabo wa trendinze cyane. Natwe twasanze ku mwanya wa kabiri rwose ariho turamutereka. Inyarwanda rero, Inyarwanda.com yafashe umuhanzi bita Chris Easy imutereka ku rutonde ku mwanya wa mbere w'abahanzi bameze neza cyane muri uno mwaka ngo bakomera. Ku mwanya wa mbere rero twebwe ntago ariko twabibonye, tutirengagije ko Chris Easy yakoze ibikorwa biremereye koko pe, afitemo mega hit, ariko ntago ariho twasanze yarakwiye kujya. Twebwe twasanze ku mwanya wa mbere hagomba kuza umuhanzi bita Bruce Melody. Impamvu twasanze hagomba kuza Bruce Melody ku mwanya wa mbere, ntabwo twakwirengagiza collabo yakoze ziri mpuzamahanga ziremereye, kandi nta nubwo twakwirengagiza ko ari we muhanzi wa mbere waba yarafashe icyo cyemezo akajya hanze y'igihugu agakora collabo zirenze imwe, akazikora ku bahanzi bandi dusanzwe tuzi. Hari collabo yakoze na Harmonize yitwa Total Crazy, yayikoze muri uyu mwaka. Aragenda ajya Uganda akorana na ba Eddy Kenzo, akora collabo ikomeye cyane. Ndumva muri uru Rwanda nta muntu utaramenye Nyora. Arambuka agera mu Burundi, ejo bundi muzi collabo iherutse gusohoka ari kumwe n'uriya Murundi.
Bruce Melody yarambutse agera muri Congo akorana na Inosbi, ni umuhanzi abantu benshi bazi cyane umaze kubaka izina muri Afurika muri rusange no ku isi. Yakoze collabo ziremereye zirasohoka, niwe muhanzi wa mbere wabashije kugera kuri ibyo bikorwa. Twe niwe twasanze tugomba gutereka ku mwanya wa mbere mu bahanzi b'uyu mwaka. Twebwe top 10 yacu twari twabonye niyo ngiyo. Dukeneye komantere zanyu, niba hari aho tutemeranya mukatubwira ngo aha ntitwemeranya, ni ukugira ngo dufatanye kubaka ikintu gifite imbaraga, n'umuntu ubona izi top 10 akamenya ngo ese ibi bintu byakozwe biva he bijyahe, bashingiye kuki bakora uru rutonde, byagendeye kuki. Namwe murajya ku macano yabo, mujye kuri Instagram zabo murebe ibikorwa bakoze muri uyu mwaka, murebe koko niba ahantu twagiye dushyira buri muntu ariho byari bikwiye. Amahoro y'Imana bane namwe.